umeze neza se? Yego papa. Umeze neza nta kibazo. Ariko papa uzi ko ejo nishimiye kuzajya, ejo baratubwiye ngo tuzajya mu rugendo shuri. Ahagana hehe se? Hariya ku ngoro y'umwami. Ku ngoro y'umwami harya ubwo ni hehera? Aho mba nzi aza gusaza. Ni i Nyanza? Yego. Ko nta kintu wambwiye se babatumye? Baratubwiye ngo tuzajyane aka kanya nyine ku buryo ibyo bazaza batubwira tubyandikaho. Ariko ku ishuri amasomo bisanzwe yari meza. Ubu se ubona uzatsinda? Yego papa, maze mwarimu yatweretse ibizamini muri Kinyarwanda nabonye 30/60, Icyongereza cyo ndapfuka, SRS ndapfuka, sekiyoni habuze inota rimwe igera 49/50. Kutambwe ngo nguhembeze cyangwa ubwire mama wawe. Mba ukuntu usigaye uri umuhanga. Ubona atari byiza se iyo ubona hari abandi bana urusha ubwenge mu ishuri? Aba ari byiza cyane. Ujye ugira kuraje rero ku masomo yawe, uzaba umuhanga ugere kure. Yesu ye mama Sheri, Uriwe neza Sheri? wibereye hano? Nahandi kuganira na bebe. Kari, gute mwana wawe? Gute se? Yego mwana yanjye. Naganiraga n'umukobwa wari kumbwira ngo ujye urugendo shuri, ntabyo nzi. Yego umunaniro we. Wari unaniwe ariko pe? Ndananiwe. Umunsi twakoze koko. Wacitse intege byo biragaragara. Umeze mute se? Turaho iyo ndi kumwe n'akabebe kanjye dutuje mba numva ari amahoro. Ndabona wowe n'umukobwa wawe rwose mumeze neza. Cyane. Sheri, umeze neza? Ubu se mwariye? Ahubwo twahugiye mu by'amakuru, ntitwibuka no kugira icyo tureba ngo turye. Ariko ubundi ntabwo ubushonje wamugana. Ese Kari, wiri utariye? Ariko Sheri uzi n'ikintu? Mama wawe rwose niwe ugomba kumenya ibyo ari byo wamugana. Mba nazindutse ngenda, urabona mana yanjye we. Babyutse baduhamagara ku kazi ngo ni raporo tugomba gutanga. Mpamvu nazindutse, ariko numva nategangaye neza neza. Birumvikana. Ngenda nta n'ikintu nateguye, ubu se koko ndahera hehe? Birumvikana. Uragerageza urebe ko ibintu ari ibyanyu mubimenyereye. Ariko Sheri, Karameza. numvaga urabona ntabwo nabasha kuba managinga ibintu byose hano muri uru rugo ndi jyenyine. Numvaga twashaka umukozi. Uyu mukozi ibyo nari nabifite muri gahunda, kuko urareba haba abantu ubwabo bakeneye ububitaho. Numvaga twose dukeneye umukozi kubera yuko ntabwo ibi bintu umuntu yabivamo. Ariko mama, Karame. naba ngiye hanze gukina n'abandi bana mukaba muganira. Kubera iki? Ushaka kujya gukina? Yego. Wahaze kuba wicaye hano? Ngaho genda nta kibazo. Ngiye kugushakira umutantine. Yego. Azabigukorera mama wawe, abakunda kubi. Erega n'urugo rwanjye nta n'impamvu yatuma nagira. Ese ubundi wa mugani siko twakiriwe ariko. Ni nabyo. None undi kureba umwanda uri hano, ureba intebe ukuntu zisa ntizihanaguye. Kandi iyo ntashye bwije ndareba ngasanga rwose nta hantu nahera n'umunaniro wose. Nanjye nta kintu mba nanagufashije, imirimo mba nayihariye wowe gusa. Aze nicara aho ngaho tubyumvikaneho. Kandi atari ngombwa rwose. Ubu nanetesha nkumbuye ko netesha. Kandi unaniwe. Ndananiwe nyine ese ntabwo wabasha kunetesha kandi naniwe. Nagira ngo ahubwo urabanza uruhuke. Tugende nyine tujye kuruhuka. Ese ko tubajije ngo hari icyo twafashe, wowe ko nta kintu ahubwo waje nawe ngo ujye kureba ubu ntabwo ushonje. Oya ku kazi tuba twariye nta kibazo. Nariye kandi urabona ntabwo
sura wino nanjye Reka sana nararya koko sheri kandi koko buranakeye nawe ntariye ahubwo kuri uwo mukozi tumukeneye reka mpamagare mushiti wanjye mubwira ashakire umukozi nari nabimubwiyeho ndabwira nkeneye umukozi biza kuwuca ariko nibuka ko nigeze kumwaka umukozi nawe arambika sinamuhamagara ubona wenda nacyo yashakaga no kumbwira umuntu wenda kubaza umukozi yaba ari wa mama nzi bita Ravunesi ubwo ari Ravunesi ahubwo ni Cassandra niwe ngiye kwaka niwe wari wanyemereye umukozi urumva Cassandra niwe ugomba kunzanira iki umukozi ahubwo reka muhamagare kandi muhamagare nta kibazo mubaze kamuhamagare rwose ndareba pe kasi bite uraho neza ni Jackie amakuru se shaka se nshuti yanjye wamfashije ko bibaye byiza ukanzanira umukozi koko ko ibintu byanjye birimo birapfa cyane hano mu rugo umukozi ni ukuri bibaye byiza harara nahageze pe kuko birananiwe akazi ni kenshi n'iki byose umwana urebye uri hejuru ya 18 se buriya si byo byaba ari byiza ra ukuze uzi icyo gukora uzi kwita ku mwana nubwo urabizi ko n'umwana mfite ari mukuru akasigara ku rugo akacunga urugo namuhemba ngahe ahubwo wowe byaterwa nayo yabakorera akorera 25 ariko ejo bundi yabakubwira ngo utazajya muhaga ngo ngo ntabwo azongera kuyakorera 25 se kari menshi kase yaragira ati ni 30 25 ntazongera kuyakorera 30 aza akazi kose nta kibazo n'umwakire nawe urabyumva asanzwe akora shiri 30 twayamuhara nizere ko ari umukobwa mwiza wubaha nyine udafite ni mwiza bakabikira Mariya rwose yaza ryari yangeraho nkasanga ko mukeneye byihutirwa mukanya naba hageze n'ubundi dore twari turi kumwagira ngo werekwaga wow umva mana we byaba ari byiza udafite ingeso mbi urabizi ko nkunda abana pe ariko azanye iby'ingeso mbi ntabwo byambera byiza afite ingeso nziza ni n'umukobwa mwiza rwose umva azajya ateka murye okay ngaho nta kibazo munzanire turi mu rugo nta kibazo rwose apfa kubaza akazi umva ni na mwiza cyane rwose azajya ateka na boss ibyo byose azajya bikunda sawa ngaho nimuze nimuhagera mumbwire nze mbakingurire yewe nta kibazo kasi wahageze yego bana Mrs. Ndakubona karibu ni karibu bite boss muraho uraho neza makuru amahoro kaka bite meze neza ni karibu sari meza mutese ego bibangukira gutabara da ngiye murera imbere ngiye ibintu byanjye byose ni vuba nta bintu byo gutinda niyo mpamvu mukunda rega abica gahunda kabisa ntabwo njya yica gahunda subizi se ibintu byose aba ari vuba fast ubundi niwe wanjye mubyumva se nyine numvaga muvugana ngiye nkagira ngo ntabwo uhita umuzana ku kanya shamva njye ndi mubi cyane kumva ibintu byawe byose ni shuwadi ibintu byawe byose ndategura sheri reka nkwakire bari vuba pe wakire nese umeze ute meze neza ndabona warabaye mwiza cyane bidasanzwe wanjye we akira umushyitsi dore umukobwa nkuzaniye ni mwiza rero n'umwana mwiza azi no gukora akazi neza ni na mukuru n'ibintu byo gukora mu rugo arabimenyereye cyane azi guteka cyane ndagukunda cyane kurusha uko ega rwose igenda umwana mwiza nanjye ndi kuyibona umuntu mukuru ugaragara ko ari mukuru ega mba nzi ibikenewe ashoboka ko yaba afite n'umuco
biragaragara wese ntubibona afite umuco urabona ni nayo mukuru umeze neza ariko nawe meze neza nta kibazo nabyo bitukuzaniye kujya ufasha bakita ndetse twa Kariza Kariza we hanyuma nitwa Daniel n'ubundi tantine none rero ugiye kujya akurera akanakwitaho mu buzima busanzwe ubwo ari bwo bwose kugufurira imyenda no kugira icyo agufasha kindi nyine mu gihe mama wawe adahari yagiye ku kazi wamwishimiye urareba nta kibazo muzahuza none se kasi gusa uyu mukobwa bamwengaza imirimo yose urabona ukuntu nyine hano hameze dukunda isuku nicyo cya mbere umwana wanjye mu rugo mu bintu byose nyine ni isuku niyo igomba kuranga muri uru rugo nta bindi shako umwizera mfanda mwizeye 100%. azi akazi uza hano ni naramujyanye yahavuye bambwira ati watubabariye kuko ubwo umujyanye hehe ntabwo ari njyewe umujyanye niba mwaramufashe nabi nagomba gushaka nyine ahandi n'umwana mwiza urabona ari na mwiza ni mukuru umukobwa ukeye uyu mwana akeye nk'uko nguko nyine abazi gukora akazi ko mu rugo nyine agakunda n'isuku urabona nawe ubwo afite isuku rwose akazi azakanuza neza we ntugire ikibazo arasobanukiwe nabonye ari mukuru ni mukuru zibaza ubwenge ugira ikibazo bizakunda ntawe uzitware neza ariko ngewe nkunda abantu nyine bari shapu ariko nyine bakagira gute bagakunda gukora ikintu cyageze gute cyabazanye nta kurangara mu kazi kanjye cyangwa ngo nze asanga umwana wanjye yishwe n'inzara yageze gute cyangwa yababaye ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza kuri njyewe ntabwo twacana uwaka uzi ukuntu azi no gukunda abana mva akunda abana bitaho rwose ijana ku ijana we ntugire ikibazo ndabizi ko akunda abana n'abana bamukunda kubi ubu ngubu yarangije no kumukunda rwose Kariza ndabizi ngo barangije guhuza Kariza akunda abantu ni nka mama we Kari mama yaguhaye iki wariye ko tambikiye mubwire ko twamubikiye ari bujye kubyirebera bon rero Cassandra urakoze cyane ubu se nta kibazo watangira akazi cyane ko n'umugoroba ugeze njye nubwo mva mu kazi nubwo nkigera ahangaha ndumva nananiwe gutangirana n'akazi nyine ugitegura byose nta kibazo okay mama ubu nagiye reka tugende uganira na Sheri reka maze njye kumwereka nta kibazo maze amwereke ibyo agira atunganye mpamvu gusinzira uganiriza uwo mushyitsi ndi gusinzira ndi kumva ibintu uri kuganira mumeze mutese twari turaha barameze neza cyane rwose byiza ndabona nta kintu mubaye madamu yarabangamiwe no kuba adafite ngo umukozi yendaga kunyica yari yaranzengereje ibaze we ariko nanjye arebaga byari bikenewe kuko yavaga ku kazi ananiwe akaza ukabona ibintu byose byamucanze afite siterese avuga ati mana yanjye izi si ingaruka zo kuba nta muntu umufasha koko afite wazongera nkamubaza ko wa mubyeyi yaba yarabonye wa mukozi akamumwoherereza none nawe asanze utoroshye cyane nanjye erega buriya ni umushyitsi wanjye nta kintu yansaba ngifite ngo nyimwime
ariko murakunda nabyo cicika byihoreye ni umushuti wanyu madamu wawe umwana mwiza mwamenyanye guhera ryari kuva kera kiri umukobwa urabyumva niko twari turi inshuti oya se kandi tuziranye kuva kera se akiri nabyo yakubwiye n'umukobwa ntigeze akubwira ntacyo nzi koko mana yabyumva tuziranye kera kiri umukobwa muziranye hashize nk'umwaka yego ko mana ubona ubushuti dufitanye ari ubwa vuba aha ndumiwe tuba dufitanye amabanga menshi cyane rwose pe nanjye ubu ngubu mba niyicariye gutya natuje ntekereza ibyo ku kazi uburyo bimeze ahantu ni heza cyane aha nabonye n'umugabo hari asa neza ni mwiza we reka manze ndebe ibyo mukundikambwiye ni ibyo uriya mugabo azamutwara umugore we ahantu ni heza n'abakire ariko se uriya mugabo nabonye ari bogari ni mwiza ariko mabuja nabonye ari na mubi ntabwo aberanye n'uriya mugabo we mwana yanjye ubona kiriya cyana kingana buriya bashakiye umukozi abana bo mu bakire barakize sha ko bakize bakivuka aha bashije kumirwa imana yazamara ibikego kuko nzakora ibishoboka byose ngo mutware uko byasa kose bite muko ni byiza bose kazi wagatangiye kuraje sha ubona si ibyo utabikuye ariko nawe ngiye kubikora n'ubundi okay wiriwe ute se none se ntacyo kumushaka bose hanze ntuzaho nk'umuntu utumwe hanze ndebe uko bimeze nta kibazo noneho ndabe nkora amasitubane ubuse wahishije ego nahishije kare okay ahubwo se babujanye n'amafaranga nsigiye guhaha iby'ijoro kandi ndaza kubikenera ndagira ngo neke kare uyu munsi uri buze kubibona mu kanya nta kibazo amafaranga urayabona ndabona akazi rwose kamereye nabi oya nayereka ibintu abizi ntabwo ari ibyo niga nari nabibonye yuko ushobora kuba ari umukozi ariko se iki ni igiki kikuriho kihe se kandi iba buretse mukuri hano mu izosi se gato wa mwana utangiye se kandi hakiri kare ya niko nabonaga ari akantu kakuriho ubyihoreye madamu ugira ngo muzabipfe hari uwuhari se ubu se wamenya ari he yagiye ku kazi kandi yambwiye ngo arasa kumpamagara ntazi ushobora no kungambanira oya bose ntabwo ngewe ngunye ntabwo nakugambanira dore ko urimo umukobwa cyokora kabisa rero banza neza ako kaji niba gahari nkabanza nkisomeraho ko numva inyota ariyo reka nze nkukore ibindi byose reka nze ngakore ikibazo mabuja se urabona nta kibazo mumeranye neza mabuja se ye mabuja ye mabuja nsigaye mbona tudakorana neza kuva nagera aha ngaha nsigaye mbona nazi ukuntu ndeba kandi bose ngewe mabuja rwose nsigaye mbona nabi ati ngo ngwiki se kandi aka kanya
nkwereke ariko umuntu n'umugore ataguha kenya se Umwana. waba ufite ikihe kibazo ubundi Umwana ko mbona bizaba ibibazo. reka nkwereke Yo kuzanyirukanisha muri uru rugo. oya ntabwo nakwirukanisha reka nkwe ariko umugore yiwe wajya guha Uretse kenya gutangira hakiri kare. oya uzarambinywere uzamufasha fone Aho yareka kugira ngo se urebemo ibiki. Kugira ngo urebemo ibiki ko. Kakajini we bagateguye ariko. yes iyo agakoze reka amabuje bagiye nta kintu agukoreye kandi mama ari ku bwawe reka mwanyishyuye ngo mbiteho wowe n'umwana wawe araryoshye rwose. Nabona uzajya wita ku mwana nta kibazo nanjye wite ku byanjye nta bintu bikomeye cyane biba bibirimo. Dore ko imyenda yanjye myinshi nambara ni amakositimu. ok ko n'ushaka kuguhobera se Aya kumpobera. nagira akantu gusaba gatoya Shaka kunsaba kahise. Sibyo nakubwiraga mwibonanire. Nari nakwiyamye kuva kare. None ndebera rwose. Ari bishiri. Ndetse Sawa. Meze neza se. neza. Ndebye ikijisho so hageze ngo ntabwo nkubonye. Ubwo ukeze iki? Ntabwo njyewe urabizi ko nakubwiza ukuri. Siko numva hano hantu hakonje. Nubwo mukimara Maze gukoropa. subaye amasaha nisangaye kuko uriya mukozi nawe arananiye. Nisubaye amasaha nisangaye umuntu azajya aza Tazi ukuntu yari yanzengereje ahubwo Margarita azanyorohera. Margarita so tuvuga ko igihe umuntu aba yaguhamagariye ubutumwa ntabwo numvaga amabuje ibyo ni ibiki wambaye nta myenda yindi mfite nta myenda yindi ufite se ejo waje wambaye iki ngiye nayimeshe wayimeshe wambara ndabona wambaye inshabuke wambaye neza ariko ibyo bintu simbishaka niyo nisongera nambara ute nta myenda mfite mabuje Kanumva ushaka kumenyerera umugore ariko. ntabwo Numva utangiye gushaka kuvugira hejuru. naje ihari ngume n'inkwere kuko n'iminota nyinshi Ariko nanibagiye sheri. Ariko ntabwo iyawe. iya ji yashishe tutakoze indi Kuri iyi sheri. kutakoze indi wabaye iki nibagiwe Cyakoze namushimira. neza kumbwira ngo wabyibagiwe umwana wanjye nakoze nkeya ya papa w'umwana n'umwana bonyine ntabwo we nari nzi kuri bwazi kubera ko nyine byarangiye nyine ishishe okay watetse se wahishije yesi wagenda tuzanira tegura ameza Sheri biri bute se ku kazi. ameze neza mwebwe se mwiriwe mute Nanjye niriwe neza ariko hari nagize akabazo gatoya. Nta mukobwa ko nabonye ashaka kunkoresha amakosa kandi bidakora. kandi byagenwe n'injyamirizi kanihamagarire mama ndumva nanamukumbuye mwisohoreze mama nawe nta nubwo aba yana mama ubu ntashaje aramufashe oui mama oui mami
uraho neza mama? amakuru y'iminsi mwana wa Amakuru ni meza yawe? nanjye ndaho mwana wa nicyo nyine nari ngukumbuye. Warankumbuye cyane si ugukundusha mama? hakuburwa n'iki kumpamagara mwabana mwe mugeze mu mujyi kuki mugenda mukazinduka? Ese ubu narakwanze mama, ubu singuhamagaye koko? aha none se mwana iyo ngiyo mumeze mute? Turaho tumeze neza ariko mama ndagukumbuye cyane pe. Ahubwo nanjye nuko mwana wa urakoze. Ahubwo se umeze ute? narinda Nese mama wakize amaso? Ko mperuka urwaye amaso? gake gake mwana wanjye. Ni gake gake? Ese nibazaga nta kuntu waza i Kigali yuko se kandi mwana wanjye mama nkakuvuza ubu urabona urwaye amaso aka kanya ntaba monge. aha mwana wanjye se ubwo wabipanze? Wambwiye ko yatangiye no guhuma, ubu se urabona tutayafatiranye hakiri kare bitaba bibi? ubwo koko ntabwo nawe uhuye mwana wa Oya ntabwo waba ungoye mama, ni wowe urabizi ko ari wowe wenyine mfite, nta wundi ndeba, nta kindi rwose mbabarira muvuze amaso. Ndashaka ko uvuga nkaho ubundi ufite ibibazo birenze amaso. mama urabizi ariko ibibazo by'ingo ntabwo byabura. Ndashaka kuza hano mu rugo ukankurikiranira ibiba bihari hano muri uru rugo. Mba mbona bitagenda neza kubera mba nagiye mu kazi kandi urabizi ko mfite akazi. bimeze bite se mwana wa ngaho uragira ngo ndase uyu munsi? Ndagira ngo ahubwo nagira ngo urare uhageze byakabaye byiza kubera yuko mba nahari kenshi mba nagiye mu kazi. Ujye uba hano hafi nubwo utabona ariko ndabizi neza ko wajya ukurikirana ibintu ku murongo ukamenya ibyapfuye n'ibitapfuye. Ibyo bintu nibyo nshaka, nkagukurikirana nkakuvuza amaso ugakira ntahume burundu, kandi ndabizi neza ko bizagenda neza. Ukajya unasigana n'umukozi n'umwana nyine ugacunga ibibera mu rugo byose ukareba, ukajya undeberaho ntari. Si ubizi ko ari njye mwana ufite wenyine mami? yego mwana wa ndabizi mwana we urakoze cyane. reka nze nyereza rero utwo dufaranga mama uko nza guteganya neza kubanza kuhagera kare. Nta kibazo rwose, reka nze nyashyireho uhite unyaruka ubihagere rwose. Ukamwohereza mesaje. Dore urahageze? Wageze amahoro? naje Ni karibu rwose. urugendo rwa rurerure. yababa we Ufite se mama? ndaho mwana wa Yewe urananiwe. ndananiwe Umunaniwe. mbananiwe mwana wanjye. Yewe sha mama. murakomeye hano? Sha nta mikomerere mama. Ibibazo by'ingo mama. gute se kandi mwana wanjye? Mama we ntabwo ubizi kuko ntabwo wubatse. ndabizi yabigoye mwana wanjye. erega mwana wa buriya wabimbwiye numvaga wenda karanyishe, ndangije ndavuga nti reka ngere ku mwana wanjye. ariko mwana we nubwo wambwiye ibintu bijyanye n'uburwayi bwose mwana wanjye, iby'uburwayi byo ubu ngubu ni agasiripurize nari ngufitiye. Mama urareba? muzehe yagurishije inka agurisha amasambu aramvuza. Mama atakize. ni ukuri kubibana. Mama Imana ishimwe nukuzi ukuntu nari nihebye. Narakize Mvuga ngo mwana ugiye guha umukino. Hoya ntabwo Nari nababaye. Imana ishimwe. narakize mwana wanjye. Ubwo nishimye ariko ndababaye. gute se kandi mwana wanjye? Ndabona urugo rugiye kunanira pe. gute se baba ingo z'ubu ngubu ni uko zubakwa. Umugabo wanjye asigaye mukeka pe. amukekana nande se? Asigaye mukekana n'uriya mukozi. uhuye se ko ntaranamenye? hari umukozi Azanye ufite? umukozi. Mama mwizeye umuntu wo muma yambwira yuko ari umukobwa mwiza, ariko ejo bundi naraje niva mu kazi nsanga yamwigubanye. ko numva bikaze. None ndumva umutima wanjye wenda gushwanyuka neza. Akazi ko bitigeze bimbabaza kandi ndababaye. none se mufashe iki mwana? Ubu rero dore ikintu nari muhamagaye.
ngize n'amahirwe nsanze ureba ndareba mwana wa ndabona imana isubiza igihe koko biracana wagira ngo bigenze nterera dore electric agiye gukoresha iki se mwana wawe ngize amahirwe urareba ariko umugabo wanjye azi yuko utakibona niko abeza ko nawe ntabyo wari uzi rero kubera nabonye asigaye areba kari agakobwa neza ikingiye ngira ngo yari amazi ndagira ngo ujye umuncungire numara kumucungira agire ngo we nturi kureba gutya kandi ubareberayo ibintu byose bibera hano muri uru rugo ukurikirane gutya umunsi ku wundi isaha ku yindi uzaba ufashije nongera mbimo ego ubibonye nyine ume neza kubera ko abizi kutabona nawe urabyumva nk'umuntu mukuru umfashe mama umfashe nicyo kintu mpamagariye njyewe nzakwereka ngenda gupfa nukuri nzakwereka ko nzabishoborera nzabagufatira gutya singaka agasimati kanjye kakandi wanguriye umva akangaka iwe se kumana kashyizemo n'umuriro naje mu modoka none tu ahubwo mama nanjye narangaye kamtondere mwana katondere koko ndeka oya buretse ibya telefone buhiritse bumara tuzi mama nawe bagiye kukwakira tumutwe nahageze namaze nimasha Mari gari ariko enda hano baratanaza kukwereka wabangutse kwego mbega umukobwa uzi ko ngiye kuzasara koko ariko nandifuza uzanira sukira mama amazi mu kirahure uzanira si uri gukora iki hanze ntabwo tunayandi imana iri koza ibyo bintu ubu nta n'amazi atetse ahari mama nawe nyumvira none wagiye gusuka amazi mu kibido nuko rero mama yego icuri hano gato turaza tuvugane mubwire tutasuhuje mama wanjye se ntabwo wamenye ko ari uraho mwana we muri aho uyu ni mama nk'uko mubona aje kuba hano urumva aje kuba hano ni njye ngomba kumwitaho kuko mama akira amazi akira amazi mama none mama yanjye warahumye burundu kuze mwana we urumva marigari ni mama wanjye aje kuba hano kubera urabona afite ikibazo cy'amaso ntabona urakoze mwana we yego mama ntabona ni kujya umwitaho sibyo yego marusha ukamenya yuko uburwayi bwe nta stress ntaki kuko ni mama wanjye sibyo kandi nawe yakubera mama wawe niwe witwara neza aho ugenda umwubahe ikibazo tuzagirana mwana we mama sibyo ibyo mwana we uyu nguyu ni wa mukobwa wawe mu bantu yego ni mukobwa nta kibazo ndaguhamagara dore bimwe byanjye nguhamagara kajya wambwira ngo ukabwirayo yitwa ndi mwana we Margarita Margarita sawa Margarita